n'ubuhe buryo abantu bakoresha kugira ngo bakundwe cyangwa se bishimirwe n'abantu benshi. Mu mwaka w'1995 mu Bufaransa, umwana w'umukobwa witwaga Gabrielle Chanel yapfushije nyina. Yari afite imyaka 11 y'amavuko. Yari afite se witwaga Albert Chanel. Albert Chanel yari umucuruzi ukomeye cyane wagendaga imihanda yose mu bihugu byose, akaba atarakundaga inshingano zirebana n'urugo. Mu guhonga izi nshingano, agipfusha umugore yafashe abana be barimo na Gabrielle Chanel abihoreza mu bihaye Imana mu babikira ngo abari babarera. Kuva ku myaka 11 y'amavuko kugera ku myaka 18, Gabrielle Chanel yarezwe n'ababikira. Bivuze ko yarezwe mu buryo bw'ikinyabupfura cy'abihaye Imana. Nta burenganzira yari afite bwo kumva no kubyina imiziki, kwambara ibyo ashaka, gukina imikino imwe n'imwe n'ibindi abantu benshi bemerewe. Ibikorwa yakoraga byabaga ari ugusenga no gusoma. Yakundaga gusoma ibitabo bivuga ku nkuru z'abakundana. Hagize imyaka 18 y'amavuko, yagiye kwiga mu ishuri ry'ubudozi. Habone ubwigenge ahatari yabonye mbere. Iki gihe yagiye gukina ikinamico, akina ari umukobwa witwaga Coco. Iri zina rya Coco yahawe muri iyi kinamico ryahinduye ubuzima bwose. Igihe yakinaga iyi kinamico, yari umukire wamubonye aramwikundira. Yari umukire wazunguye imitungo y'umuryango we. Yari afite chateau. Uyu mukire yasabye Gabrielle Chanel kuza bakijyanira akajya kwibera muri chateau. Muri iyi chateau hahoraga abantu bakomeye cyane, abakire, ibikomangoma, abagore b'abasirimu bambara amakanzu meza agezweho y'igiciro kinini, bitera imibavu cyangwa se parfum zihumura neza, bambaye imitako ya zahabu, umuziki, imikino n'ibindi byinshi atari yarigeze amenya mu buzima bwe bwa mbere yabisanze hano. Gabrielle yakigera muri ubu buzima yarishimye cyane, arabukunda, akumva nawe arashaka kuzatunga izo kanzu, iyo mibavu nayo akumva arayishaka. N'abagabo bubatse bafite abagore nabakumva barabifuza. Ibi kandi kuko yaje no kubigeraho, adoda amakanzu meza, akajya yitera imibavu ihumura neza, ndetse atangira no kumenyekana ngo muri iyo nzu nini cyangwa se chateau yabagamo. Akimara kubona ibintu byose yifuzaga, amakanzu meza, imibavu, abagabo, ndetse yaranamenyekanye cyane muri iyo nzu yose, yatangiye kumva bya bintu atakibikunze, atakibishaka. Yari yarabibonye cyane ku buryo yumvaga bitakimushishikaje, nta gishya cyari kikibirimo. Iki gihe yatangiye kwifuza ibintu bishya. Buri gihe iyo yabonaga icyo yifuzaga, yahitaga yumva yifuje ikindi cyakindi akumva atakigishaka. Yatangiye kumva noneho ashaka ibintu bitandukanye n'iby'abandi. Yatangiye kumva ashaka kwiyambarira imyambaro y'abagabo. Yadodaga imyambaro y'abagabo imukwiriye neza, akaba ariyo yiyambarira. Muri iki gihe abagabo bahabwaga uburenganzira bwinshi kurusha abagore. Kwambara imyenda y'abagabo rero byamuhaga ubwigenge bwinshi, akumva ari byo yishakira. Nk'urugero, muri iki gihe kwicara ku ndogobe kw'abagore ntago byabaga ari nk'uko abagabo bicaraga ku ndogobe cyangwa se nk'uko bayicaraho. Abagore ntago bicaraga ku ndogobe nka kuriya twicara ku mapikipiki uyu munsi, ukuguru kumwe ku ruhande rumwe ukundi ku rundi. Bo bicaraga nk'abicaye ku ntebe, amaguru yose ari ku ruhande rumwe. We yari yaradoze imyambaro y'abagabo yo kwicarana ku ndogobe. Ibi byatumaga yicara ku ndogobe nk'uko abagabo bayicaraho. Byatumye avugwaho cyane muri ako gace bari batuyemo. Abagore benshi bibazaga uburyo abigenza ngo abone ubwo bwigenge. Batangiye kuza kumwegera bamubaza uburyo yadoze iyo myenda, bakanamusaba kubadodera amakanzu meza cyane nk'ayo yambaraga. Uko niko business ye y'ubudozi yatangiye kuzamuka. Mwibuke yari yareze ubudozi. Wa mugabo wamuzanye kuba muri iyo chateau yaje kumusaba gushinga inzu y'ubudozi ngo ajye adoda imyenda yigurishe, kubera ko yabonaga akazi kudoda imyambaro myiza n'abantu benshi babikunda. Gabrielle Chanel yashinze iyo nzu y'ubudozi ayita Studio Coco. Coco muraryibuka, ni rya zina yakinnye yitwa muri ya kinamico mu myaka yashize. Muri kwa gukunda ibintu bitandukanye n'iby'abandi, yatangiye kujya no koga mu mazi magari. Muri iki gihe abagore nta uburenganzira bagiraga bwo koga mu mazi menshi bagiraga. Birumvikana neza ko n'imyambaro yo kogana bagiraga.
we yidodiye maillot de bain cyangwa se ya myambaro yo kogana ya mbere. Niyo muntu wa mbere wadoze imyambaro y'abagore yo kogana mu mazi menshi ku isi yose. Uko yakomezaga gukora ibi ngibi yarushijeho kumenyekana, bigera bivugwa ko ari we muntu wa mbere ku isi wambara neza kandi uzi kudoda imyambaro myiza. Yanzuye y'ubudozi yise Studio Coco yihinduriye izina ayita Coco Chanel. Abaze by'imyambaro iri zina bararizi: ibikapu, imibavu, imyambaro n'ibindi byinshi bya Coco Chanel kuri iyi si birazwi. Abazi byo kwambara barabizi. Iyi nzu ya Coco Chanel izwi hose ku isi, iri mu za mbere kuri iyi si. Uyu munsi igicuruzwa cy'uru ruganda rwa Coco Chanel kizwi cyane ni parfum cyangwa se umubavu witwa Chanel numero 5 cyangwa Chanel numero 5. Niyo parfum yagurishijwe cyane kurusha izindi zose ku isi mu myaka yose. Mililitiro 35 zayo zigura $50,000,000 z'amanyarwanda. Ni mililitiro 50 za parfum ya Chanel numero 5 zigura $71,000,000 z'amanyarwanda. Dore uburyo iyi parfum cyangwa se uyu mubavu Madame Chanel yawukoze akawugurisha. Yagiye mu ruganda rukora imibavu, agerageza cyangwa se yihumuriza amabavu itandukanye, aza kugwa ku mubavu umwe yumva guhumura nk'indabo, ariko mu by'ukuri utamenya ngo ni indabo cyangwa z'ubuhe bwoko, wumva ari indabo zivangavanze ku buryo nta muntu wapfa kumenya ngo ni izihe ndabo naho yazikura. Yafashe iyo parfum cyangwa se uwo mubavu ahitamo icupa ryiza ryagaragaraga neza icyo gihe ayishyiramo, akora amacupa menshi nyine ashyiramo iyo parfum. Iyo parfum ntabwo yise ayigurisha, yishyize mu macupa. Ayo macupa ayakuraho ibirango byose, ayakuraho izina, ayakuraho ibiranga ibigize parfum byose. Icyo yakoraga, iyo umukiriya ukomeye w'umukire cyangwa uzwi cyane yaziga kugura imyenda muri boutique ye, yamushyiraga agacupa k'iyo parfum muri sakoshi akayijyana. Iyo parfum yanayiteraga muri boutique ze zose aho ziri, ku buryo ahari hose n'ahakorera hose hahoraga hahumura gutyo. Abantu bahoraga binjira muri amaduka bakundaga iyo mpumuro, ariko batazi ngo niyi parfum yatuye aho ngaho. Iyo bamubazaga nawe babwiraga ko atazi iyo mpumuro irimo guturuka. Abantu bose batangiye kujya bagenda bavuga iyo parfum, bajya bumva kwa Chanel ihumura neza, ariko hakaba nta muntu n'umwe uyizi kubera ko n'ahandi bayumvise, ndetse n'abayihaye ntabwo bazi uko yitwa kuko nta zina riyiriho nta n'ikirango kiyiriho. Parfum yabaye parfum ikwira mu mujyi hose, abantu bakajya bumva iyo mpumuro ariko batazi ngo ni impumuro yitwa ngo iki iyi parfum. Abantu bose bagezweho habaga hari iyo mpumuro. Ibi byayigize parfum yiyobera. Kera kabaye ubwo Chanel yaje gutangiza parfum nshya yakoze yise Chanel numero 5. Abantu baje kumva impumuro y'iyo parfum ari ya yindi bumva ahantu hose hagezweho ariko batazi ko ari iyihe. Ni ukuvuga ko abantu bari basanzwe bazi Chanel numero 5 ariko batazi izina ryayo. Icyo yakoze, yamenyekanishije parfum mbere yo kumenyekanisha izina. Izina ryaje abantu basanzwe bakunda iyo parfum, byatumye kundwa kandi yamara ku isi yose, ku buryo kugeza ubu ngubu ariyo yaguzwe cyane ku isi yose mu myaka 100 ishize. Muri icyo gihe ndetse n'uyu munsi abantu bakora ibihangano barabihisha bakabisohora ku munota wa nyuma igihe cyo kubimurika cyageze, hirindwa ko hari abantu bazabyigana bakabigurisha make mbere yuko bimurikwa. Chanel Coco we nagaruka yabigenzaga, ahubwo ibihangano bye yakoraga ku buryo yabikwirakwiza mu bantu benshi kandi ku mafaranga make. Iyo yakoraga parfum cyangwa se imyambaro mishya, yahitaga indi ya make yo gukwirakwiza mu baguzi ba mikoro make, babyita kwipirata. Mwibuke akiri umwana yapfushije nyina isa amwohereza kurerwa mu bihaye Imana kubera ko atarafite umwanya wo kumurera. Bivuze ko atigeze agira urukundo rw'ababyeyi nk'umuryango. Igihe yaramaze kumucuruza ukomeye rero, usibye amafaranga, yanashakaga gukwirakwiza ibikorwa bye mu bantu benshi. Yashakaga ko abantu bakunda ibikorwa bye nubwo batamuha amafaranga. Ukunda atawaye mu buzima bwe bwose, yashakaga kurubona binyuze mu bikorwa bye. Robert Greene
yakoresheje inkuru mu gitabo cye agaragaza imyitwarire abantu bagira bifuza gukundwa cyangwa se bifuza kwifuzwa n'abantu benshi. Nk'urugero, igihe Coco Chanel yagiraga ko yifuza abagabo basanzwe bafite abagore, yamenye ko iyo wifuza ibintu byifuzwa n'abantu benshi bituma urushaho kubyifuza. Abantu bashatse, iyo babwiye ko bashatse ari umuntu mwiza barushaho kumukunda kubera ko babonye ko n'abandi bamukunda, babonye ko uwo muntu ari igitangaza. Kimwe niyo bakubwiye ko inkweto zawe ari nziza, urushaho kuzikunda. Rimwe na rimwe ukanabeshya ko waziguze amafaranga menshi kurushaho waziguze mu by'ukuri, kugira ngo ugaragaze ko urwo rukundo wazifitiye atari ubusa. Yakoresheje iri hame, maze uko asohoye igicuruzwa gishya, yaba umwambaro cyangwa se umubavu, agakora ku buryo buri wese avuga icyo gicuruzwa cye. Yakoraga ku buryo agikwirakwiza hose, yakoraga ku buryo abantu bose bifuza icyo gicuruzwa cye. Ibi ni ibikorwa amamiliyari y'abantu uyu munsi ku isi yose basubiramo inshuro zitabarika. Abakora byose ngo babwirwe ko twakunze imyambaro bambaye, imibavu biteye, imodoka bagendamo, ndetse ko twanabakunze nabo ubwabo. Mu byo tudatekerezaho kenshi, imyitwarire yacu twese ni imwe, yaba abantu bo mu binyejana biheruka ndetse n'abantu b'uyu munsi bo mu kinyejana kigezweho cya 21. Ni imyitwarire turanga twese, twabishaka tutabishaka. Naha dusoreje igice muri kiganiro. Yari kwihanganira Sale Ponce. Ndakwibutsa gukora subscribe kuri YouTube channel. Mugire ibihe byiza.